yararya kwicirwa n'inzu noneho wagera mu muhanda cyakora abanyerondo n'abagabo bahana Imana bagumugisha babavugisha bakanga kuvuga bakunama bakareba hasi natwe twitabaje izindi nzego zikuze baraza baradutabara nta kibazo ariko baduze twazifashe. Nk'irondo mwafashe bangahe? Nk'irondo twafashe abantu babiri. Turabashimiye cyane abadahwema kudukurikira. Hano rero hari amakuru ari gucicikana cyane, hari amakuru adasanzwe aho mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore mu kagari ka Sembwa mu mudugudu wa Ruhuha haraye habaye ibyo abaturage bari kwita ubwicanyi. Twabaviriye rimuze n'umuzingo uko ibintu byari byifashe, niyo mpamvu tudahwema kubagezaho ibintu by'ingenzi kandi ibintu bifite agaciro. Bwari ubwicanyi buteye ubwoba cyane nk'uko abaturage bakomeje kugenda babigaragaza kandi babivuga, kuko hari kugaragara benshi bakomeretse, hari kugaragara benshi bavunitse, amazu yasenywe, ibirahure babimennye, ariko icyiza ni uko harimo ab'inzego z'umutekano zafashe. Niyo mpamvu tubararekera kugira ngo na buri munyarwanda wese abere ijisho mugenzi we, umuntu utazi mu gihugu utange raporo ku bayobozi babishinzwe, hanyuma dukomeze kubungabunga ubusugire n'umutekano w'igihugu cyacu. Yes, tutarakomeza rero ndagira ngo mbanze nkubwire ngo banze ukore subscribe ubundi dukomeze. Kora subscribe kuri iyi channel, ukande like, ukande share, ukande ushyireho comment, hanyuma dukomeze. Iyi nkuru rero ubwo twayikoraga twagerageje kwegera bamwe mu bagizweho aho n'ingaruka n'ibi bikorwa bigayitse by'abagizi ba nabi bagize ibyo badutangariza. Ugenda wambaye ubusa wambare wumva aba bantu bari kuvuga nabi batukana batari abantu basanzwe nk'uko uyu mudamu akomeza kubivuga, batunguwe no kubona saa sita z'ijoro binjirwa n'abantu batazi bagatangira kubakubita no kubakomeretsa, dore ko abo bantu bari bacumbitse hafi aho ariko batagaragara, ngo birirwaga mu mazu bagasohokamo nijoro. kuko nashyiragaho ingufuri nageze imbere ngashyiraho irangije ingufuri baje barayigura barangije barakajura barasunika inegetse isekuru, noneho isekuru ibananira kugira ngo bagire injiri. Noneho mukwiga kumani rero ati wa kigabo we niba wanze gukingura reka tuze gukingura, mu gihe turi kugira dusohoka tugiye kubona muri saro hararangaye bari kwinjira kuko n'imiboro barayimanitse. Ndavuga ni wa mugabo we kuri kuvuga ngo bari kuguhamagara ngo ugiye gukingura hari usange niriya miboro ntabwo ari ibisanzwe rwose, imbabarira niduce hano mu gikari. Nivuga ngo duce mu gikari bimwe birinjira mu nzu abandi bacara, babonye ko dusohotse mu gikari bahita bagenda badutegera he mu gikari. Wumva wari uhari nawe ugira ngo tubwire byari byifashe bite, byatangiye bite, wabibonye ute wowe? Ageze saa 5 zuzuye tugiye kubona twumva yaduye ziri gutemagura abantu mu migega. Abo ni mu karitsiye. Turazamuka ngo tubafate abantu turababona. Turabihurira baragenda natwe tubajya mbushe, turagenda twitsimba ahantu turabareka baragumye baraza. Bakiza twabashije gufatamo umuntu wa mbere. Umuntu umwe tumufashe tumwirukankanye abayikuse mu kinogo, tubona ko agize ikibazo tumujyana kwa muganga. Mukuvayo uwo mwari wagize ikibazo n'umwe mu babatemye. Muri abo ngabo ngo ni haduyi bari baje kumutema. Nagerageje kubabaza ibikoresho bari baje bitwaje kugira ngo umenye neza intwaro bari bitwaje, dore uko yansubije. Ndetse bari bafite n'ibyuma harimo inyundo, amacumu n'imihoro ndetse n'ibindi byuma biremereye cyane.
biri hejuru ibyo byuma ibyo byuma byari biremereye cyane ni amashoka biri hejuru bimwe byagiye ndetse n'ibindi nagiye bifotora kuri telefone yanjye nk'umuntu wari uhari sobanura bari bafite izihe ntwaro gakondo mu by'ukuri intwaro bari bafite amashoka amacumu n'imihoro byose bari babifite mu by'ukuri n'amashoka n'amashoka byose na ferabito hari haruguru umuturage umwe yagiye gukingura bamubyukije bahita bamukubitiraho ibirahuri bye barabimena bafataga ishoka bagakubita mu kirahuri kikameneka na ferabito byose mu gihe tukigera hanze baba badushyitse hasi mwese imihoro ndabyanga ntabwo nicara hasi nta nubwo napfa ntabona imihoro barayimanitse bari abagabo bangahe 5 nisubu iyi mihoro ni papa shumbusho ni imihoro ni rwose tera induru umugabo yari yacecetse yanze kuvuga niba rwari rwamugezemo ntabwo mbizi n'ubu tugiye gufata utavuze ndavugane rero wa mugabo mvuze induru ngo mvuze ngo navuze induru papa shumbusho w'iwanjye avuze induru rimwe abakubise inkoni hano umugabo imbonye gutya barirukanse ngo ndasigaye umugabo wanjye arahari hano ubwo yirukanse ndamubona hamagara abanyerondo baza ntabwo bari abanyerondo bagendana imihoro yashatse aho ahungira abo bagizi ba nabi arahabura yatabawe na tuwarete nagiye nishana muri toyi ndicara mana yanjye mana yo mu ijuru yaturengeye urumva nishe muri toyi ashakisha mu gikoni arazenguruka mu rugo hose n'itoroshi arambura ariko n'imana yahabaye nani njyewe kuko nabicuriyeho maze kubicuraho numva barasakuza bashakuje neguraho urugingura gatoya mpagaze ku muryango mbona barimo gukurubana umusaza bita Nsenga umurera hano banyamukurubana ndavuga nti Mana we n'isanga baramwishe bamubuze ku muryango ndamanuka ngeze hepfo hano ariko wari uhagaze ku muhanda yari yambaye ijire imeze nk'aba ngaba baza basareje noneho abageza kujya anuje toroshe umutima urambwira ngo uhagarara noneho amaguru usubira ndiruka nuko ageze ku ifoto abona ndamusize ninaze maze kwinaga mu nzu abasubiye inyuma n'imbaraga arirukanka ahita amanukanye ku muhanda wo hepfo bamari bashoka nawe kumurerejya ngo bahise bamurika ko nanjye nirukanse n'igihombo cyose ninaga mu nzu rwose nimugenda n'amamoto barabica ntibarabitegura ubwo byarangiye arabatwara abandi ntibahita babajyana ariko none cyagaragaye cyo mutekano avuze ati rero abagore n'abana mujye mu nzu ntabwo twatabarana twese ntabwo byakunda ahubwo abagabo mwese munkurikire turabafata byanze bikunze ubwo twaze tugenda ncuma bukeya ndiruka kuko wanjye hari urugendo mo karekare ndiruka ngeze mu nzu ndakenga ntabwo nakongera kujya hanze nahura nabo bakanya rero ubwoba bwanyiciye aho ngaho gusa nsigaye nsengera abagabo bagenda bavuga ntuwiteke genda ufate bariya abantu tumenye abari bo turwanire intambara nicyo icyo nakoze ndangije ndaryama ubwo nongeye kubisubiramo mu gitondo. abo bagizi ba nabi hafashwemo 2 nk'uko bivugwa umwe ari kwa muganga undi ari mu maboko y'abashinzwe umutekano. Ko abaturage bagiye babivuga hari byinshi byangiritswe, abantu bamwe bakomeretse kuko banapfutse, ndetse amazu amwe n'amwe ibirahure babimennye. Twabajije abaturage ikintu bifuza dore icyifuzo bagerageze kuko umuntu afite umuhoro afite ibyuma afite itoroshi yakubitaga mu maso ugahita uhuma ntubone uko ugenda. Umwe we nabonye sibyo wakabiri utambaza nabonye bamuzamura hariya avango ngo yibacumbitse buringiyi ariko wapi kuko nimubwire muzehe atifata gahunda ibintu bisubiremo niba umuntu ahera hano hantu agasenya inzu zingana kuriya n'abantu 8 bose zagendeyemo sibyo bari kugiye kwiba. Turabashimiye cyane mwe mwakomeje kubana natwe, Imana ibahe umugisha, mukande subscribe, mukande like, share and comment. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Komeza kubiseguraho cyane, ntabwo icyo twatishagaho amakuru ariko angana nkeneye kuyabagezaho. Nizere ko abafashije, murakoze cyane. Babatwaye he? Umwe ari kwa muganga, undi ashobora kuba yagiye kuri polisi. bari hano ku kagari bamuvanye ku kagari bari ku kagari hano